Ndabakiriye cyane kuri Ikamba Calvary TV. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Mwebwe abadukurikiye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Muhozi Eric, ndi umuvugabutumwa. Ndagira ngo dusenge ubundi twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Data mwiza, Mana ikomeye, Mana yera, Mana ihambaye, ubera amaso abakwiringiye. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, umugisha umuntu uteze amatwi, kandi Data mwiza nanjye unyemere nkubere umuyoboro, maze bivuganire n'ubwoko bwawe. Ibyo ushaka n'ibyo ushima aba aribyo biganza mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo impamba y'urugendo nikwibagiza intego y'urugendo. Impamba y'urugendo nikwibagize intego y'urugendo. Ndaza kubabwira impamba eshanu zisunika ab'isi. Turaza no kubona kandi intego 10 abera cyangwa abanyamasengesho bagenderaho zikabafasha mu rugendo. Impamba eshanu zisunika ab'isi mu byo bakora bya buri munsi, ndetse n'intego 10 abera bagenderaho zikabafasha mu rugendo. Katubanze dusome ijambo ry'Imana. Zaburi 84, Zaburi 84, turahera ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo waho wa 8. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Tugiye kubanza turebe imbaraga cyangwa se impamba eshanu zisunika ab'isi mu byo bakora bya buri munsi. Imbaraga ya mbere cyangwa se impamba ya mbere bitwaza ni amafaranga. Umuntu wese ufite amafaranga udafite Yesu muri we aba yumva ari uriho. Umuntu wese ufite amafaranga udafite Yesu niyo agenda ubona afite ubwibone bwinshi. Ariko iyi mpamba iyo itarimo Yesu, ibyo ukora byose bari imfabusa. Iyo ufite amafaranga udafite Kristo muri wowe, uyoborwa n'iby'isi, ukisanga mu busambanyi, ukisanga mu bujura, ukisanga mu kubeshya, ukisanga mu bitagira umumaro, kubera yuko ayo mafaranga yawe ntago arimo Kristo. Amen. Iyo ni impamba ya mbere ab'isi bagenderaho. Impamba ya kabiri ab'isi bajya bagenderaho ni imiryango. Umuntu ugasanga yishingikirije ku muryango we, ugasanga agendeye ati njyewe mvuka ahangaha, njyewe papa wanjye ni naka, njyewe mama wanjye akora, njyewe data wacu ni runaka. Ugasanga iyo mpamba iri kubasunika, ugasanga iyo mpamba bari kuyigenderaho cyane. Ariko mu by'ukuri umuntu ikintu yakagombye kugenderaho cyangwa se intego cyangwa se impamba nyakuri umukristo yakagombye kugenderaho ni Kristo Yesu. Amen. Iyo ni impamba ya kabiri isunika ab'isi. Impamba ya gatatu isunika ab'isi ni icyubahiro. Icyubahiro ni ikintu gikomeye cyane abantu bajya bagenderaho, ugasanga ni ikintu kibaremereje. Umuntu wese ufite icyubahiro aba yumva akomeye. Umuntu wese ufite icyubahiro uca ahantu bakamwubaha, uca ahantu bagahaguruka, uca ahantu bakamukomera amashyi, aba yumva ari cyo cyubahiro nyacyo. Ariko iyo ufite Kristo umenya neza yuko atari wowe ukwiye icyubahiro, ariko ibyo ukora byose ari Kristo ubigufashamo, kandi ari we wakagombye guhabwa icyubahiro. Iyo ni impamba ya gatatu isunika ab'isi. Impamba ya kane ijya usunika ab'isi ni amashuri. Amashuri, umuntu wese wize, na twese duharanira kwiga kugira ngo tuzabe abantu bakomeye. Iyo ni impamba ijya isunika abantu bataramenya Yesu. Ariko iyo wamenye Yesu umenya neza yuko hejuru y'amashuri ufite, hejuru ya doctor ufite, hejuru ya maîtrise ufite, hari Kristo uri hejuru y'ibyo byose. Iyo umenye neza rero yuko hari Kristo ukurusha ubumenyi, uca bugufi,
uca bugufi ukamenya yuko ntacyo uramenya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwibwira ko ari icyazi aba ari ntakaramenya ugereranyije n'ibyo yagakwiye kuba azi. Impamba ya gatanu igisunika ab'isi ni kavukire. Ugasanga umuntu aritwaza ngo njyewe ndi uw'i Burundi, ngo njyewe navuye Kongo, ngo njyewe navuye Uganda. Ugasanga iyo mpamba iri kubasunika cyane, ugasanga no mu byo bakora barabyirata aho kwirata umwami Yesu. Ijambo ryarambwiye ngo mubaho byose muhore mwirata umwami Yesu kuko ari we wabatsindishirije. Iyo mpamba rero igisunika abantu b'isi. Amen. Iyo mpamba ijya ibasunika mu byo bakora byose, kavukire. Ugasanga umuntu ari kuvuga ati njyewe mvuka kwa naka, njyewe mvuka mu muryango uyu n'uyu, njyewe mu muryango wacu turaba naba. Iyo ni impamba igisunika abantu bataramenya Yesu. Amen. Reka tujye ku ntego zikwiriye gusunika abera, cyangwa se icyo umukristo wese yagakwiriye guharanira, cyangwa se icyo umukristo wese yagakwiriye guhora yifuza kugira mu buzima bwe bwa buri munsi. Turareba intego 10 zisunika abamenye Imana. Intego ya mbere ni umwuka wera. Ufite mwuka wera muri we niyo muhuye yaburaye murahura akavuga ati ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Umuntu ufite mwuka wera ntakangwa n'inzara, umuntu ufite mwuka wera ntakangwa n'ibihe bikomeye, umuntu ufite mwuka wera ntakangwa na coronavirus, umuntu ufite mwuka wera ntakangwa na biracitse. Ndakwifuriza mwuka wera mwene data, wowe unkurikiye umwakire, azakubera byose, azakugeza aho utashobora kwigeza, azagushoboza ibyo utashobora kwishoboza mwene data. Impamba ya kabiri cyangwa se intego ya kabiri isunika abera mu rugendo ni ukugira ubuhamya. Amen. Ijambo ryarambwiye muri Daniyeli ngo igihe bari bahungiye cyangwa se basuhukiye i Babuloni, ngo Daniyeli na Meshaki na Abedenego na Shadraka ngo bagambire mu mutima yabo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Suko batari kubikora nk'uko abandi bose, suko batari kurya ibyo biryo by'ibwami, ariko bagambire mu mitima yabo kutanduza mwuka wera ubarimo. Mwene data, nurinda ubuhamya bwawe bizakubera impamba mu rugendo. Nurinda ubuhamya bwawe bizakugeza aho utakigeza. Nugira ubuhamya bwiza bakajya bavuga turiya muntu ni intangarugero, uriya muntu ni inyangamugayo, icyo kintu kizagusunika kikwinjiza aho wowe utakiyinjiza. Impamba ya gatatu igifasha abera mu rugendo ni ugusoma ijambo ry'Imana. Iyo ubayeho ubuzima buri mu ijambo, mu byo ukora byose ukagera mu ijambo, mu byo ukora byose ukiragiza Imana, ugasoma ijambo. Haleluya. Ibyo ukora byose ugasoma ijambo ry'Imana. Igihe Satani yazaga agatera Yesu ari mu masengesho mu butayu, yaramubwiye ngo handitswe ngo. Yesu ntago yatokesheje, yaramubwiye ngo handitswe ngo. Ikizagufasha nugera mu bibazo nuko uzabwira icyo kibazo cyawe ngo handitswe ngo. Haleluya. Ikibazo cyawe nukibwira ngo handitswe ngo, bizatuma mu byo ukora byose ubaho ubuzima Imana ikwishimiye. Nubaho ubuzima bugendeye mu ijambo mwene data, ugahagarara mu ijambo, mu byo uciyemo byose, mu makuba, mu bikugerageza, ukabaho ubuzima bushingiye ku ijambo. Ibyo ukora byose bizabaho binejejwe n'Imana, kandi Imana izakwishimira mu byo ukora byose. Impamba ya kane igisunika abera mu rugendo ni ugusenga. Iyo uri umunyamasengesho nta kigutera ubwoba. Buriya ndakwifuriza mwene data, aho kugira ngo utinde mu bantu, jya utinda imbere y'Imana, kuko ibyo wabonera imbere y'Imana ntago abantu babiguha. Ibyo wabonera imbere y'Imana ntago nyokorume yabiguha. Ibyo wabonera imbere y'Imana nta muntu wabiguha. Bosi wawe ku kazi yaguha amafaranga ariko ntiyaguha umugisha w'Imana. Mwene data, ndakwifuriza gusenga. Mu buzima ubayemo bwose ubeho ubuzima bushingiye ku masengesho. Wiragize Imana mu byo ukora byose, mu byo ugambirira mu mutima wawe byose. Ubeho ubuzima bunezeza Imana, ubeho ubuzima bubayeho mu masengesho. Icyo gihe ibyo ukora byose bizanezeza umwami Imana kandi bizaguhira. Mwene data, impamba ya gatanu igifasha abera mu rugendo ni amasezerano. Buriya amasezerano, iyo duhawe amasezerano tugira imbaraga mu rugendo. Iyo Imana ikubwiye ati mwana wanjye humura, mwana wanjye nzakugira gutya, mwana wanjye nzakugirira neza, mwana wanjye nzaguha umugisha. Nubwo waba uri muri ibyo bibazo, nubwo waba uri muri ibyo bihe bigoye, iyo Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, ujye ubasha kongererwa imbaraga mu rugendo, ujye ubasha kongererwa
ubasha gutsinda, ujye ubasha kongererwa umurava mu byo ukora, ujye ubasha kongererwa imbaraga, ujye ubasha kurushaho kunezeza Imana, kubera yuko Imana yaguhaye amasezerano. Imbaraga ya gatanu ijya inezeza cyangwa ijya isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa amasezerano. Iyo ubayeho ufite amasezerano, uba uzi neza yuko nubwo uyu munsi bitakunda, nubwo uyu munsi bitacamo, nubwo uyu munsi wakora nusarure, ariko uba uzi neza yuko ejo bizagenda neza, ejo Imana izaguha umugisha, ejo bizacamo. Imbaraga ya gatandatu cyangwa impamba ya gatandatu igishoboza abera mu rugendo ni impamba yitwa ubwenge. Salomo yasabye Imana ubwenge, nibwo bwamubashishije kuyobora Abisiraheli, nibwo bwamubashishije kuba umwami mu gihe abandi bose bari baratsinzwe. Salomo yari afite ubwenge. Bibiliya irambwira ngo no mu kugeza n'iki gihe nta muntu ubayeho ubuzima cyangwa wabayeho ubuzima bufite ubwenge nk'ubwa Salomo. Salomo yabayeho ari umunyabwenge, Salomo yabayeho agendera mu nzira z'Imana. Nawe mwene data, nusaba Imana ubwenge izabuguha muri ako kazi kawe, nusaba Imana ubwenge izabuguha muri iyo business yawe, nusaba Imana ubwenge izabuguha. Imbaraga ya gatandatu igisunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa ubwenge. Haleluya. Imbaraga ya karindwi igisunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa kwihangana. Ntago wabaho ubuzima utihangana muri iyi si ngo ushobore urugendo, kuko mu byo dukora byose, mu byo tugerageza gukora byose, imbaraga igidusunika ni imbaraga yitwa kwihangana. Iyo ubayeho ubuzima wihanganye, imbaraga iragushoboza yo kwihangana, kuko ijambo ryarambwiye muri Yakobo igice cya 1:12 ngo ahirwa bihanganira ibagerageza byose, ngo kuko nibamara kwemerwa ngo bazahabwa ikamba ngo iry'Imana yabikiye abayikunda. Mwene data, ndakwifuriza kuba ubuzima bwihanganye, ndakwifuriza kuba ubuzima bwihanganiye ibikugerageza. Ni wihanganira ibikugerageza, erega nta mvura idahita, nta muyaga udahita, kandi nta joro ridacya. Icyo kibazo urimo ni wihangana, ejo kizakemuka. Icyo kibazo urimo ni wihangana ugasenga Imana, ejo bizagenda neza. Mwene data, imbaraga ya munani igishoboza abera mu rugendo ni imbaraga yitwa kubabarira. Kubabarira. Yosefu bene se ngo bamugirira ishyari kuko yari karosi, ngo yari afite icyo Imana yamuvuzeho, ngo Imana ngo yari yaramugambiriye kuzamugira umuntu ukomeye. Ngo arangije Yosefu ngo abibwira bene se, ngo abibwira na se, ngo noneho ngo bene se bagambira kuzamwica, ngo bamujugunya mu rwobo, ngo baramugurisha, ngo babwira se yuko inyamaswa z'inkazi zamuriye. Mwene data, nubwo bagutaye ntabwo uzatakara. Uw'Imana ifiteho umugambi niyo bamuta nagatakara. Yosefu baramutaye ariko ntabwo yatakaye, ngo bamugize umusyi ngo mu nzu ya Potifari, ngo ariko ngo amaherezo ye ngo yabaye premier ministre. Inzozi zawe ujye uzirinda, ugire kubabarira. Ngo muri Isirayeli ngo hateye inzara, ngo bene se ngo basukira mu gihugu cya Egiputa, ngo bageze ngo Yosefu arabamenya ariko ntibamumenye, ngo arababwira ati ni ngiye Yosefu. Ngo barikanga, ngo arangije arababwira ati muhumure narababariye. Ese wowe ugeze muri icyo gihe, abavandimwe bawe, inshuti zawe zikaguta, ukagera mu kibazo, ugapfusha, ukagera mu burwayi, inshuti zawe nizigusure, abavandimwe bakakuvaho, ese uramutse ukize ukongera ukabaho, Imana ikagusubiza ubuzima, wazongera ukabaho ubuzima bunezeza Imana? Wazongera ukababarira? Imana iradusaba kubabarira kugira ngo tuzabeho ubuzima buyinezeza. Iyo mbaraga nugira kubabarira muri wowe, iyo mbaraga izagusunika, ikugeza wowe utakigeza, ikugeza mama wawe atakugeza, ikugeza wowe se atakugeza. Iyo mbaraga izagusunika mu byo ukora byose. Imbaraga ya 9 ni ugukora umurimo w'Imana, ni imirimo igidusunika, imirimo igisunika bera. Mwene data, naguha urugero rwa Tabita. Ngo Tabita ngo yadoderaga ngo imyenda ngo abapfakazi, ngo igihe kimwe ararwara arapfa, ngo none abapfakazi bararira bahamagara intumwa Petero, ngo barabwira ati uyu muntu ngo yajyaga tudodera imyenda, ngo yajyaga twambika twambaye ubusa. Ngo Petero arasenga, Imana iramuzura. Ese wowe mwene data nugera mu kibazo, n'icyo uzibutsa Imana, n'icyo uzabwira Imana ati Imana iki kintu nanjye ukinyibukireho.
Tabita yazuwe n'imirimo. Ese wowe nugera mu kibazo ni iki kizakurengera? Gerageza ugire imirimo myiza ukorera Imana. Gerageza ugire imirimo myiza ugire imbere y'Imana. Bityo Imana izakurengera nugera no mu bibazo. Nugera mu bibazo uzayibutsa imirimo. Ngo Hezekiya ngo umunsi umwe ngo yarageze igihe cyo gupfa, ngo Imana ngimutumaho n'umuhanuzi, ngiramubwira ati Hezekiya ugiye gutanga, raga ingoma ya kuko ugiye gutanga. Ngo Hezekiya aramubwira turakoze muhanuzi w'Imana. Ngo aragenda araryama ngo yerekera ivure. Ngo abwira Imana yibutsa imirimo, ngo yibutse abapfakazi yambitse, ngo yibuka abashonji yagaburiye, ngo yibuka ibigirwamana yashenye. Abyibutsa Imana. Imana ituma ku muhanuzi nanone Yesaya, iramubwira iti genda ubwire umugaragu wanjye Hezekiya uti ku myaka yari kuzabaho nongeyeho imyaka 15. Iyo myaka Imana ntago yayongeyeho kuko Hezekiya yayiririye gusa, nuko yayiririye ayibwira imirimo. Mu marira yawe uririra Imana, gerageza uyibutsa imirimo. Niba nta mirimo ugira ntacyo ufite cyo kubwira Imana, gerageza ugende ukora imirimo. Gerageza ugende ukora imirimo myiza nizakuvugira. Ngo nitugera imbere y'intebe y'Imana ngo nta kindi kizatuvugira. Amafaranga ufite nazakuvugira, imiryango yawe nizakuvugira, amashuri wize nazakuvugira, ng'imirimo yawe ngo bazayicisha mu muriro, ng'imirimo yawe izaca mu muriro. Nimara guca mu muriro igeragezwe n'umuriro w'Imana, ngo nimara kuvamo ngo nibwo izemerwa. Uzahemberwa imirimo wakoze, ntabwo uzahemberwa amashuri wize, ntabwo uzahemberwa imiryango yawe, ntabwo uzahemberwa amafaranga ufite, uzahemberwa imirimo yawe. Imbaraga ya 10 isunika abera mu rugendo ni ugukundana. Gukundana wowe na mwene so mugakundana. Nabaho urugero bwa Dawidi na Yonatani, ngo igihe kimwe ngo Dawidi ngo Sawuli ngo yaramugenzaga ngo ashaka igihanga cye, ngo yaratumye abasirikare bose ngo uzamuhiga ngo azamuhemba, ngo Yonatani akajya burira Dawidi ngo akamubwira imigambi ise Sawuli afite. Ngo ariko ngo Dawidi ngo amaze gukira, amaze kuba umwami, Yonatani ntago yarakiriho. Ngo arangije ngo arabaza, ngabaza abantu, ariko ngo nawe ukiriho mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani inshuti yanjye. Ngo aramubwira ati ngo hariho umuntu witwa Mefibosheti ngo ari Lodebari. Ndagira ngo usabe uze gusenga irisengesho, usenga ubwira Imana, uyibwira uti Imana, Dawidi wanje niyima ingoma sinzabe narapfuye. Dawidi wanje niyima ingoma, Dawidi wanje najya ku buyobozi, Dawidi wanje nagirirwa neza, Dawidi wanje ninjira mu masezerano, Dawidi wanje nagirirwa neza n'Imana, Dawidi wanje Imana nimwibuka sinzabe narapfuye. Dawidi yaje kugirirwa neza n'Imana, ariko inshuti ye Yonatani babanye mu buzima bwose, babanye mu byago, mu makuba, mu bisubizo. Icyo gihe Yonatani ntabwo yarakiriho. Ndagira ngo ngusabe mwene data uze gusenga irisengesho, ubwire Imana mu gihe cyawe cyo gutabarwa. Mu gihe cyawe cyo gutabarwa uzatabarwe na Dawidi wagusengeye cya gihe. Dawidi mwababaranye nasubizwa ntuzabe warapfuye. Haleluya. Izi zari imbaraga cyangwa se intego 10 zisunika abera mu rugendo. Twavuze nanone ku mpamba 5 zisunika abisi. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ibihe 8 dukwiye kwitondera muri ubu buzima. Ibihe 8 dukwiye kwitondera. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yobu ibice 24. Yobu ibice 24 umurongo wa mbere. Yobu ibice 24 umurongo wa mbere.
ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose. Ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose. Twumvishe neza yuko nta bihe na bimwe bihishwa ishobora byose. Niki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose. Niki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Kadusome umubwiriza ibice bitatu. Igitabo cy'umubwiriza ibice bitatu, turahera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 5. Umubwiriza ibice bitatu, turahera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarandura, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Amen. Ndagira ngo mbabwire ibihe 8. Ngiye kubabwira ibihe 8 ugomba kwitondera mu buzima bwawe. Ibihe 8 ugomba kwitondera mu buzima bwawe. Icyambere, ubukire. Buriya nugera mu gihe cy'ubukire uzitonde. Umunyarwanda yaravuze ngo isi ni konsa uzonke vuba kuko si nyoko. Hari igihe izagucutsa ukagira ngo ni mukaso. Buriya nugera mu bihe byo kugirirwa neza n'Imana. Imana nibikigutije ayo mafaranga, Imana nibikigutije ubwo bushobozi, jya ugira neza. Jya ugira neza ukiyafite kuko hari igihe azashira. Umuntu witwa Yobu ngo niwe wari umutunzi ngo mu gihugu yari arimo, ngo ariko ngo igihe kimwe ngo yarageragejwe, ngo ibintu byose, ngo amatungo yose yari afite, imitungo yose yari afite irashira, abana yari afite barapfa, agera no ku gihe we n'umubiri we urwara. Mwene data, ese ubwo bukire ufite, ubwo bukire Imana yaguhaye, ububyaza umusaruro cyangwa ubwiratishamo abandi? Ese ubukire Imana yaguhaye ubukoresha mu kubahisha ubwami bwayo? Icyo ni igihe cya mbere ugomba kwitondera mu buzima bwawe. Ubukire ufite niba uzakugusha. Nugira amafaranga ntuziyemere. Uzakomeze uwo buzima ubayeho. Ntuziyemere ku bandi, uzakomeze ubane nawe wabanagaho. Ntuzahindura inshuti. Wa muntu mwabanaga mukiri mu bibazo, mukiri mu butayu, uzakomeze umugire inshuti. Igihe cya kabiri ugomba kwitondera mu buzima bwawe ni ubukene. Ubukene nibukugeraho, ntuzagire ngo ni wewe wenyine ugeragejwe. Ntuzagire ngo ni wewe wenyine ugeragejwe n'Imana. Ijambo ryambwiye muri Yobu ngo yaravuze ngo Imana niyo yabimaye byose, ngo kandi niyo ibyisubije, ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Mwene data, nugera mu bihe by'ibibazo, nugera muri iryo shuri ry'Imana, nugera muri ubwo bukene, nugeragezwa, kuko twese turacyari mu isi, tukiri munsi y'ijuru, ibibazo byose byatugeraho. Ibibazo nibikugeraho rero ukagira ubukene, ntuzirengagize yuko hari igihe wigeze gutunga, kandi ntuzatakaza ibyiringiro. Hari igihe nanone Imana izongera ikakugirira neza. Ibihe bya gatatu ugomba kwitondera ni ibihe byo gukundwa. Nugera mu bihe byo gukundwa, ukagira igikundiro mu bandi, ukabona ku kazi barakwishimiye, ukabona ku itorero ufite favor, ukabona mu muryango ufite igikundiro, ukabona aho ugeze hose baragukingurira imiryango, icyo gihe uzacyitondere, uzakibyaza umusaruro. Ntuzirengagize yuko hari ababayeho ubuzima bwifuzwa no kubaho nk'uko ubayeho. Icyo gihe nikizakugusha. Igihe cya kane uzageramo ukacyitondera ni igihe cyitwa kwangwa. Nugera mu gihe cyo kwangwa,
abantu ukabona urabaragushariri, nugera mu gihe ukabona iby'isi ntago biri kukwakira, ukabona imiryango ntago iri kukumva, ukabona inshuti zawe urazihamagara zikagukupa, ukabona umushumba wawe ntago akwitayeho, uzamenye neza yuko ahari hari igihe Imana yabigucishije muri iryo shuri kugira ngo igerageze irebe kwihangana kwawe. Nugera mu bihe byo kwangwa uzamenye neza yuko hari ishuri ry'Imana, na Yobu inshuti ze zaramwanze ageze mu bigeragezo, ntibizakugusha. Amen. Ibihe bya gatanu ugomba kwitondera ni ibihe byitwa guhaga. Nurya ugahaga ukagira ubutunzi bukagusaguka, ibyo bihe ntibizakugusha, ahubwo uzibuke na babandi bari mu marira, uzibuke na babandi babayeho ubuzima butari bwiza. Icyo gihe Imana izatuma ikongerera imigisha, no mu byo ufite Imana izabiha umugisha byikubi. Nicyo gihe nikizakugusha ngo wiyemere ngo urye wenyine, ahubwo nugera muri icyo gihe uzahe n'abandi batabifite. Igihe cya gatandatu ugomba kwitondera mu buzima bwawe ni igihe cyitwa gusonza. Nugera mu gihe cyitwa gusonza uzamenye neza yuko hari n'abandi bari bashonje ariko bariye bagahaga, hari n'abandi bari bambaye ubusa ariko bageze igihe Imana irabambika. Nugera mu bihe byitwa gusonza ntuzatakaza ibyiringiro, uzumve neza yuko Imana izagera ikwibuke, Imana izagera ikurengere, Imana izageraho igusubize, iguhanagura amarira yawe. Igihe cya karindwi ugomba kwitondera mu buzima bwawe ni igihe cyitwa kubahwa. Nubona sosiyete ikubashye ugaca ahantu bakagukomera amashyi, ugaca ahantu bakakubaha bagahaguruka ku bwawe, ugaca ahantu ukabona abantu barakwishimiye, abantu banezere kubwo kukubona, icyo gihe uzacyitondere, kuko nk'uko bakwishimiye hari igihe bazakwanga, nk'uko bakunezerewe hari igihe bazagushwaza, n'uko bakunezerewe hari igihe bazavuga ngo dore uriya ngo yakubiswe n'Imana. Icyo gihe nukigeramo nikizakugusha, uzasindishwe n'icyubahiro, ahubwo icyo gihe kizagutere guca bugufi, nibwo Imana izakwambika icyubahiro kirenze. Igihe cya munani ugomba kwitondera mu buzima bwawe ni igihe cyitwa gusuzugurwa. Nugera mu gihe cyitwa gusuzugurwa ukabona uciye hose nibifuza no kukuramutsa, ukabona n'uhamagaye nifuza no kukwitaba, ukabona n'uwo muhuye agize isoni z'uko muhuye, ukabona n'uwo mwicaranye agize complexe y'uko mwicaranye, kubera yuko wenda gusumbije amashuri, kubera yuko wenda gusumbije amafaranga, kubera yuko wenda ukodesha we yubatse, kubera yuko wenda ugenda n'ibirenge bafite amamodokari. Icyo gihe nukigeramo nikizakugusha, ahubwo kizagutere gusenga Imana no kumenya neza yuko nawe wabivukanye, ejo nawe Imana izakugirira neza. Haleluya. Ibyo ni ibihe umunani ugomba kwitondera mu buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire intwaro esheshatu Satani ajya akoresha, intwaro esheshatu Satani ajya akoresha ugomba kumenya, bikagutera kuzitondera, bikagutera no kumenya uburyo uhangana nawe. Intwaro ya mbere ni ukuriganya. Satani arakuriganya, Satani ariganya umugisha wawe, Satani ashobora kukuriganya umugisha, ukabona akazi akakuriganya bakakicazamo uwundi, ukabona umugisha, umuntu akakwemera promotion, umuntu akakwemera kuguha wenda nk'ikibanza, umuntu akakwemera kukugira neza, umuntu akaguha amapromese nayuzuze. Satani aba yakuriganyije. Ntuzarenganye uwo muntu, ahubwo ni Satani. Uzajya urwanya umwuka wo kuriganywa na Satani nusenga. Umwuka wa kabiri Satani ajya akoresha kugira ngo arwanye abana b'Imana ni ukujijisha. Satani arajijisha. Satani ashobora kukujijisha akakwerekeza mu cyerekezo utarugiyemo. Satani ajya ateza akarindagiza abantu, Satani ajya ateza abantu confusion. Ugomba kumenya umwuka Satani ajya akoresha witwa kujijisha abantu. Umwuka wa gatatu Satani ajya akoresha ugomba kwitondera ni ugukerereza. Satani arakerereza. Satani yakerereje abana b'Imana bari mu butayu, babugenze imyaka 40, kandi abanditsi bavuze yuko bari kubugenda iminsi 11. Rero wagombaga kwitonda, ugomba kwitonda mu gihe ugezemo. Satani ntagukerereze. Ikintu cya mbere gihenze muri ino si ni umwanya. Igihenze si amafaranga, igihenze si yo diplome, igihenze ni umwanya. Umuntu naguha umwanya wawe azaba aguhaye agaciro. Umuntu naguha umwanya we azaba akweretse yuko agushyigikiye kandi agukunda. Intwaro ya kane Satani ajya akoresha
ni intwaro yitwa kwigana imikorere y'Imana. Satani nta kintu na kimwe ajya akora. Intwaro ya kane Satani ajya akoresha ni intwaro yitwa kwigana imikorere y'Imana. Satani nta kintu na kimwe ciwe ajya akora cya original, yigana imikorere y'Imana. Icyo ni intwaro Satani ajya akoresha. Intwaro ya gatanu Satani ajya akoresha ni intwaro yitwa gusebanya. Satani arasebanya, akagusebya mu miryango, akagusebya ku kazi, akaguteza ikintu cyitwa igisuzuguriro, akaguteza ikintu cyitwa kubesherwa. Icyo ni ikintu Satani akunda gukoresha. Intwaro ya gatandatu Satani akoresha ni intwaro yitwa guteranya. Satani ateranya abantu, abari inshuti akabateranya, abanye kuva kera akagera akabangisha. Umukumva neza yuko abantu batagukunda, wowe ni Satani. Ukumva neza yuko abantu batakwishimiye, oya abantu barakwishimiye, ahubwo ni umwuka wa Satani uri gukumvisha yuko abantu batakwishimiye. Ugomba gusenga urwanya imyuka uko ari itandatu. Iyo ugiye gusenga, jya usenga ubwira Imana ati Imana, nirukanye umwuka wo kuriganwa na Satani, nirukanye umwuka wo kujijishwa na Satani, nirukanye umwuka wo gukererezwa na Satani, nirukanye umwuka wo gusebwa na Satani, nirukanye umwuka wo guteranywa n'inshuti zanjye ari Satani uduteranyije. Iyo myuka uzajya yirukana ku buzima bwawe. Haleluya. Reka mbabwire, buriya Imana ibaza Yobu yamubajije ibibazo 68, ariko hari bitanu ngewe byankoze ku mutima, nibaza impamvu Imana yimubajije, numva nongeye gutinya Imana. Ikibazo cya mbere Imana yabajije Yobu cyaneye kwibaza kuri byinshi, ni ikibazo cyitwa mbese Yobu imfatiro z'isi zibahe? Wazi kubaza wamenya aho ziri? Ese ko wigira na Juwa, ko wigira umuntu urenze cyane, ko ndi kukubwira ukanca mu ijambo ukamvugiramo, mbese nkubajije aho imfatiro z'isi ziri? Ni muri Yobu 38 umurongo wa 4 uza kuhasoma. Yaramubajije ngo mbese imfatiro z'isi uzaho ziba? Wazi kubaza wazimenya. Ikibazo cya kabiri yamubajije gikomeye cyane, yaramubajije mbese imvura igira se? Yobu 38:28. Mbese imvura igira se? Wakubaza se w'imvura wamuvuga? Yobu 38:33 yaramubajije, Yobu uza amategeko y'ijuru, uza amategeko agenga ijuru? Mbese wowe mwene data uri guca muri ibyo bigeragezo, rimwe na rimwe ndi kumva mu mutima wanjye hari umuntu witotombera Imana, akagera mu kigeragezo akagerageza no gutuka Imana. Nawe ndagira ngo nkoreshe ijwi ry'Imana nkubaze, ese mwene data wakubaza imfatiro z'isaho ziri wazivuga? Mbese wakubaza imvura igira se wavuga se w'imvura? Mbese wakubaza amategeko y'ijuru wayamenye wowe? Mbese inzira igana ku buturo bw'umucyo urabuzi? Yobu 38:19. Mbese imbogo wowe yakumvira? Imana yabajije Yobu ngo ko negeka imbogo zikanyumvira, wowe imbogo yakumvira? Ibyo bigutere guca bugufi, ibyo bigutere kumva neza yuko udasumbye Imana, ahubwo bigutere guca bugufi. Yageze ku bice 42 umurongo wa 2 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana yamwandika kare kose. Imana nawe ishobora kuba iri kugucisha muri iryo shuri kugira ngo ikurebe kwihangana kwawe, kugira ngo ikurebe ese uyu muntu ashobora kwihangana bingana iki? Uyu muntu ese nimuha ibi bisubizo, nimuha iyi diplome, nimuha aka kazi, nimuha imodoka, nimuha iyi nzu, nimwagura nkamujyana muri Amerika, ese azabibamo? Haleluya. Urangiye kukubwira ibintu bitanu utagomba gutakaza muri urugendo. Ibintu bitanu utagomba gutakaza. Icyambere ni inkoni. Inkoni ni ubutware. Inkoni ntabwo ugomba kwitakaza. Ubutware wahawe n'Imana ugikizwa. Ubutware wahawe wa mukozi w'Imana, ntabwo ugomba gutakaza iyo nkoni. Mose yabajije Imana, arebaza ati ese Mana, ndadidimanga nzahagarara imbere ya Farawo n'ingabo ze, nzitwaza iki? Imana iramubaza tufite iki mu ntoki? Arayibwira ati mfite inkoni. Nawe mwene data, icyo ufite mu ntoki cy'ubutware, ubwo butware Imana yaguhaye, ubwo butware Imana yaguhaye bwo kuyikorera, ubwo butware Imana yaguhaye bwo gutegeka Satani akakumvira, ubwo butware ntabwo ugomba kubutakaza. Ikintu cya kabiri utagomba gutakaza mu buzima ni impeta.
amasezerano. Impeta ni amasezerano. Ugomba guhora ushize amasezerano yawe ku mutima. Ugomba guhora wibwira neza yuko iby'Imana yavuze yuko izakugirira izabisohoza. Nta kabuza iby'Imana ikugambireho izabikora. Nta na kimwe kizaburizamo umugambi w'Imana. Iby'Imana yagambiriye kuri wowe izabikora mu izina rya Yesu. Ikintu cya gatatu utagomba gutakaza mu buzima bwawe ni umushumi. Umushumi ni ukuri. Ukuri ntabwo ugomba kugutakaza. Ikintu cya gatatu utagomba gutakaza mu buzima bwawe ni ikintu cyitwa umushumi. Umushumi ni ukuri. Mwene data, ntukagera muri situation igusaba kubeshya ngo ubeshye. Ntukagera muri situation igusaba kubeshya abantu cyangwa se gukora iby'Imana idashaka ngo ubikore. Nugera mu gihe ugeragejwe na Satani akakugerageresha ikigeragezo cyitwa kubeshya, uzamutsindisha ukuri. Uzakenyere umushumi witwa ukuri muri icyo kigeragezo uzagiramo. Ikintu cya kane utagomba gutakaza muri urugendo rwawe ni inkweto. Inkweto ni ubutumwa bwiza. Nubaho ubuzima bugendeye ku butumwa bwiza, ukabaho ubuzima bukunda Imana, ukabaho ubuzima bukunda ijambo, ukabaho ubuzima bukunda kumva ubutumwa bwiza, icyo kintu kizagufasha kandi ntabwo ugomba kugitakaza. Ikintu cya gatanu utagomba gutakaza mu buzima bwawe ni ingofero. Ingofero ni agakiza. Hari abantu benshi bagera ku kazi basanzwe bajya mu rusengero, bagera ku kazi bakarambika agakiza hasi. Hari abantu benshi batifuza yuko inshuti zabo zimwe na zimwe zitamenya yuko bakijijwe. Mwene data, aho ugiye hose niba warakire Yesu, jya umwamamaza, jya umutangaza, jya umubwira abataramumenya. Icyo kintu ntagomba kugitakaza. Reka dusenge Imana. Ndagira ngo dusengere muri iri sengesho. Satani uguteza kwibagirwa intego y'Imana ugashingira ku mamba, atsindwe. Kandi Dawidi wawe umunsi azaba yaratabawe ntuzabe warapfuye. Kandi intego cyangwa se ibintu bitanu utagomba gutakaza nk'uko tubivuze, ntuzigere ubitakaza. Mwami Yesu, turakwinginze, gira neza uyu mwene data wumvishira ijambo. Satani ajya ariganya ijambo, umuntu akaryumva iminota 20 akaba araryibagiwe agasubira mu byo yahozemo. Mwami Yesu, ndakwinginze, Satani uriganya ijambo, mu izina rya Yesu ndamwirukanye. Reka iri jambo rigere mu mutima w'uyu mwene data, rigwire, ryera imbuto, rimere nka ya mbuto yaguye mu butaka bwiza, imwe ikera imbuto 100 indi 100 ngo bityo bityo. Mwami Yesu, ndakwinginze, ibi bintu bitanu tubonye tutagomba gutakaza mu buzima bwacu uzaturinde kubitakaza. Kandi data mwiza, Dawidi wacu umunsi azaba yatabawe uzaturinde tuzabe tukiriho. Mu izina rya Yesu, gira neza uyu mwene data kandi angire neza, umugisha ijambo ryawe. Kandi data mwiza, uturindire ubugingo kuko ubugingo bwejejwe aribwo buzakubona. Urinde imitima yacu kuko iby'ubugingo bikomoka mu mutima. Mu izina rya Yesu, amen.